inshingano z'umugore nanjye ntago nzaba nicaye nanjye nzaba ndimo ndakora twese iyo dukoreye hamwe iyo muteraniye hamwe mwiteza imbere mukagera kuri byinshi mukarengera noneho mukagera kuri byinshi bigiye biri hejuru cyane. Yego. Isi uwo mu divorce wifuza agomba kuba afite imyaka ingahe? 46. Blessing umaje kutubwira physical appearance yo umugabo ko agomba kuba ameze. Noneho tugiye kuri imico ugomba kuyimeze gute? Imico yiwe agomba kuba asenga, akora cyane. Niyo yaba nk'inzoga kamwe akanywera mu rugo. Yego. Kandi ikindi nabe yarakoze divorce ari we biturutseho. Yego. Isi havuze ikibazo akaza wenda akatubeshya na wamenya akatubwira yuko iyo divorce yaturutse ku mugore ariko ugatukasanga yamuturutseho agira imico mibi ajya mu bagore anywa inzoga akora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byiza. Ese wabyakira uti? Ntago namwemera. Mwabanye mwakoze ubukwe n'umuranga mwadushimiye yuko twabahuje wageze mu rugo nuko bisanze byagenda gute wahita wahukana cyangwa? Murakoze mbere na mbere no kubanza ukamenya umuntu wese uwo ko ameze imico ye aturuka iwabo uko nyine yarabayeho n'umugore we ukabanza ukamenya nimba ari we byaturutseho cyangwa ari umugore ukabimenya byose ukamenya n'imico ye ku buryo nujya kubana nawe hatazabamo ikindi kibazo ngo mugiye gukora divorce. Ibyo nibyo cyane ko umuranga nkanjye tina ndanga umuntu nzi ariko noneho dusanze we mwarahuye akakubeshya nawe ukanyima amakuru yuko ibyo bintu yabikubwiye ugasanga ni umugabo udashobotse. Noya ntago ngo bamushaka. Ikaze nanone ku Umuranga Family TV nisire ko mubizi neza nitina umuranga nk'ibisanzwe nkuko bimenyereye rero iyi channel Umuranga Family TV twashyira abasore beza n'inkumi batagenzwe n'irari cyangwa n'amafaranga. Uyu munsi rero nazanye n'umukobwa mwiza cyane mwari mwiza uteye amabengeza cyaragushimiye cyane murakaze neza ku Umuranga hano ni mu rugo. Urakoze. Amakuru yanyu ni meza. Kubitonze cyane musanzwe usanzwe n'undi witonda? Ntago njya nkunda kuvuga byinshi. Muraho neza. Basa neza. Murakoze. Murakoze cyane namwe. Mwatangira mutwibwira kugira ngo abari kutureba ubashe kubamenya. Murakoze amazina yanjye ni neza Blessing. Yes Blessing. Abanyeshuri murakoze cyane. Abantu ushobora guhita bibaza se Blessing aba hehe? Blessing aba Remera mu ya control. Yego. Naho mbana n'ababyeyi nyine ndi umwana mu rugo. Yego murakoze cyane. Blessing ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 23. 23. Blessing ufite akazi? Ukora iki? Nkora byinshi. Nkora nyine abamo byinshi umuntu yakora byaterwa n'ahakorera. Yego ukora ibijyanye n'iki? Nkora ibijyanye n'ubucuruzi. Abacuruzi imbuto byo kurya. Ubu wikorera? Yego ndikorera. Wow. Ndishimiye cyane ko wariteje imbere. Yego Blessing kuri ikibazo cyane ku Umuranga bwirwa n'iki kuri mu rukundo nyakuri kuko wahuye n'abasore benshi bakubeshya. Anyway murakoze hari umuntu ukubwira yuko agukunda akakubwira ngo aragukunda ukaza ukamwereka n'ababyeyi nawe akajya kwereka iwabo. Yego. Ubu nawe yanyeretse iwabo nanjye mwereka iwacu. Nyuma na nyuma aza kugenda mu mahanga. Yego. Aragaruka tuvugana n'ubundi nk'ibisanzwe. Agarutse ambwira ko yashatse umugore nuko yagiye nawe nyine yagarutse yarakoze n'ubukwe. Uwo ni umusore wa kabiri mwakundanye? Yego. Yekuvuye ko ushaka umudivorce mukobwa wanjye warababaye. Yego. Uwa gatatu nawe se yagutengushye muri ubwo buryo? Wa gatatu we ntabwo nigeze mwishimira cyane bitewe n'ibintu byose naba naranyuzemo byarambabaje nyine urumva ko nyifite umutima watuma nyine ngumana agahinda gusa ku gahinda karashize kashiriye he ku kiganiro Umuranga. Ubu ngubu urumva kashize uyu munsi ugomba gutaha mutahanye. Nisi Blessing watubwiye ushaka umugabo uri divorce ese ari divorce yego ariko se niye mico afite agomba kuba afite? Anyway murakoze. Yego.
imico yaba afite umugabo wakoze divorce kambe nsuye inyuma ho gato mbabwire abazi umugore icyo ari cyo yego hari igihe wenda aba yarabanye n'uwo mugore ari we wamunaniye cyangwa bigaterwa n'imico y'umugabo nawe wamenya nawe uba mu mutima w'umuntu mugakundana akakumenya buri kimwe buri kimwe cyose sibyo mukagera igihe nyine akakukunda mugakora ubukwe aho ikivuga ngo akakumenyera buri kimwe cyose ubwo suri muri ba bakobwa ba dependinga ku bagabo ugasanga ageze nko mu rugo ntago ari gukora ahubwo ari ku expectinga ko umugabo ari bumuhereze buri kimwe oya je ntago meze gutyo naba ameze gutyo ndi umukobwa nari kuba nanjye naricaye avuga ati ntegereje amafaranga y'abagabo oya je nariteje imbere ndacuruza imbuto yego nanjye wishakiye igishoro yego Blessing umaje kutubwira physical appearance yo umugabo ko agomba kuba ameze noneho tugiye kuri imico ugomba kuyimeze gute imico yiwe agomba kuba asenga akora cyane niyo yaba anywa inzoga kamwe akanywera mu rugo yego kandi ikindi nabe yarakoze divorce ari we biturutseho yego isi havuze ikibazo akaza wenda akatubeshya nawe amenya akatubwira yuko iyo divorce yaturutse ku mugore ariko ugasanga yamuturutseho agira imico mibi ajya mu bagore anywa inzoga akora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byiza ese wabyakira uti ntago namwemera mwabanye mwakoze ubukwe n'umuranga mwadushimiye yuko twabahuje wageze mu rugo nuko bisanze byagenda gute wahita wahukana cyangwa murakoze mbere na mbere no kubanza ukamenya umuntu wese uwo ko ameze imico ye aturuka iwabo uko nyine yarabayeho n'umugore we ukabanza ukamenya nimba ari we byaturutseho cyangwa ari umugore ukabimenya byose ukamenya n'imico ye ku buryo nujya kubana nawe hatazabamo ikindi kibazo ngo mugiye gukora divorce ibyo nibyo cyane ko umuranga nkanjye tina ndanga umuntu nzi ariko noneho dusanze we mwarahuye akakubeshya nawe ukanyima amakuru yuko ibyo bintu yabikubwiye ugasanga ni umugabo udashobotse ntoya ntabwo ngo bamushaka usanze byaramuturutseho ariko akakubeshya ko byaturutse ku mugore akakwishushanyaho nanjye muranga ndanga umuntu nzi mba naranamukubwiye neza ariko wenda akagira ibindi bintu akubwira ku ruhande ibyo bintu nawe ukabimisha nk'umukobwa wanjye ugasanga ugeze mu rugo uhuriyemo n'ingorane usanze ari umusinzi ajya mu ndaya ajya mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ese wabyakira ute mu mutima wawe ese wabana nabyo ese wakabakana wabigenza uti murakoze ntabwo nahita nahukana yego ko naba ngaragaje indangagaciro nahawe n'iwacu yego nahamagara inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi twicara tukaganira dukora nk'inama y'umuryango niko wabyita mu kinyarwanda yego tukaganira nabona atari guhinduka nkashikama nkakomera ku rugo rwanjye kugira ngo rutazasenyuka yego cyane ko umugore agandukira umugabo mu rugo yego murakoze cyane uwo mugabo uri divorce watubwiye wifuza agomba kuba afite imyaka ingahe agomba kuba afite imyaka nka 35 ko ushaka ukiri muto ubwo ushaka umusore washatse akiri muto yabenda ntibigende neza mu rushako ni 35 uhagazeho umukobwa wanjye kuzamuka kugera kuri ngahe nko kuri 46 yego umukobwa wanjye rero Blessing arashaka umugabo uri divorce ufite imyaka guhera 35 kugera kuri 46 impamvu nuko we yumva ko umugabo uri divorce abazi kubaka urugo abazi n'ingorane z'urugo ese ntuvuga kuri ibyo ngibyo wenda mvuga ku nshingano z'urugo ubundi bumva inshingano z'urugo nk'umugabo ari ze nshingano akwiye kugira mu rugo umugabo agomba kuba azi gukora cyane yego agateza urugo rw'imbere buri urugo rwateye imbere ruba rugaragara neza yego agateza urugo rw'imbere ntakore yishidikanyaho yego nyine mbuze uko mbivuga ariko nyine akaba azi gukora nyine ashyizeho imbaraga atari wa mugabo ujya mu kazi ejo umunsi akabireka ejo akajyayo ejo akabireka ntabwo urwo rugo rwatera imbere wowe none nk'izi nshingano uzagira muri urwo rugo inshingano z'umugore nanjye ntabwo nzaba nicaye yego nanjye nzaba ndimo ndakora
twese iyo dukoreye hamwe, iyo muteraniye hamwe mwiteza imbere, mukagera kuri byinshi, mukarengera noneho mukagera kuri byinshi bigiye biri hejuru cyane. Yego. Isi uwo mu divorce wifuza agomba kuba afite imyaka ingahe? 46. Yego. Agomba kuba akora iki? Agomba kuba akorera leta. Yego. Cyangwa yikorera. Yego. Yego. Ese uwo mugabo wifuza cyangwa se umugabo w'inzozi zawe wifuza ko nize kayikunda nyine. Urabona abantu bari divorce bakunda kuba nyine baba bayiseriye, hari ibyo baboneye mu rugo bitari byiza, ese mu rukundo urumva barakundanye bagira bashakana bagira nabo batandukana, noneho bajya kwinjira muri indi relationship, urumva gukiyaringana biba bisa nkaho byagabanyutse. Ese nta kintu byaguhungabanyaho? Hoya. Nanjye ubwo nimba yaratanze keya ziri ku ruhande, ubwo nanjye azamizanjye nifuza nshaka, kandi nanjye nzamukunda muheke yayifuza, izo tigeze abona ngiye nzazimuha. Yego. Ese bavuze ko yatangira amasiko, ariko dusapoze ko umugabo avuye mu kazi ageze mu rugo, ubwo bamwakira uti? Nawe urabyumva. Ndahari njyewe mu magarariye umugabo w'inzozi zawe uri kutureba hano, ngaho twereke ndaje mvuye mu kazi. Uraje ngukuyemo ishati, ngukuyemo inkweto, muzaniye inkweto zo gukorana mu rugo, urazambaye, usanze ibiryo biteguye ku meza, urariye, ugiye kuruhuka. Anyway, nubyuka uricara tuganire bikeya byatuma urugo rutera imbere. Ni byinshi cyane. Umuco mubi niyiziho. Yego. Kandi atari n'umuco mubi, ndafuha cyane. Kandi nka defo. Umugabo tuzashakana azambabariye ngiye ndafuha pe, nzamufuhira cyane. Yego. Blessing wakoze cyane, nukuri nishimiye kubana nawe, mwari mwiza utagira uko asa. Ariko se hari kubazo nigeze nkubaza, wambaye neza, ese iyi myenda urayigurira cyangwa se no mu ex wawe ukugurira sha? Oya, ngenda yigurira kuko nzi gukora. Yego. Yego. Murakize cyane. Ni kino no wabwira umugabo w'inzozi zawe? Kinabwira umugabo w'inzozi zanjye nuko nzamukunda, namukundwa kaza. Wow. Nkamenya imico ye nanjye akamenya iyanjye, urugo rwacu ruzashingira ku nama zanjye nawe, no kuba dusenga Imana, tukabyegereza Imana. Buriya gusenga buriya ni byiza, n'ubuzima n'indi mibereho. Yego. Udafite gusenga mu buzima ntuburiho. Ntago waba uriho pe, kubera Imana. Ni ugusenga cyane, nkamenya famiye ye, nanjye akamenya iyanjye, nkamukunda, nkanamukundwa kaza. Burya abajya inama Imana irabasanga. Yego. Yego. Murakoze cyane rero Blessing, niyo twe turi kumwe, umukobwa mwiza, umwari mwiza uteye amabengeza, mwamwumvishe afite ibitekerezo byubaka ndetse aranasa neza. Niro zamusindira. Ese wamushimiye cyangwa? Blessing nishimiye kubana nawe. Murakoze. Twe turi kumwe n'umukobwa wa Blessing, yatubwiye ibyo akunda ibyo yanga. Hano uko nababwiye twakira abari babategarugori ndetse n'abasore ndetse n'abagize urushako rwa mbere n'urugende neza. Ikitonderwa cyangwa se ikintu nyamukuru, ugomba kuba utagenzwe n'irari cyangwa se ugenzwa n'amafaranga. Nimba usikari kumeze ntabwo twakira. Murakoze cyane, mbashimye rero Blessing, twandikiye kuri nimero iri hasi cyangwa se duhamagare kuri telefone. Nimba ari ikindi kibazo ushaka kutubaza nabwo waduhamagara kuri iyo nimero. Murakoze cyane, umuranga turabakunda kandi mujye muyumvamo ikaze muri